Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva One Nation Radio ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo. Mwiriwe neza nanone inshuti bakunzi mukurikiye Radio Diaspora One Nation Radio. Reka ntangire mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2022 ndetse mbifurize kuzawugiramo ibihe byiza bikubiyemo imigisha. Turi mu cyumweru cya mbere cy'umwaka wa 2022. Turi ku munsi wo ku cyumweru tariki ya 2 Mutarama umwaka wa 2022. Mu kiganiro ukuri wacu cya none twifuje gusubiza amaso inyuma ngo turebe uko umwaka wa 2021 wari uhagaze ndetse n'ingingo twagiye tugarukaho zimwe na zimwe muri uyu mwaka dusoje wa 2021. Bityo rero reka duhere ku kiganiro cya mbere cy'umwaka wa 2021. Ni ikiganiro kuri wacu cya mbere twabagejejeho ubwo umwaka wa 2021 wari utangiye, aho twagarutse ku ntwaro y'amoko ikomeje gushyirwa imbere n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi icyo yabihatse. Muri iki kiganiro twari kumwe na Reverend Pasteur Antoine Rutayisire, Madame Esther Mujawayo ndetse na Bwana Emmanuel Gatorano. Umva uko byari bimeze. Harimo aho nabisubiza mu buryo bubiri, harimo kwirengagiza, ubundi hakazamo n'inyungu ziva muri uko kwirengagiza. Ikindi rero navuga, hari n'abandi bafite imizi y'amoko bagishingira ku bintu by'amoko. So rero bene abo ngabo kugira ngo iyo mizi izacike cyangwa se ngo bahindure uburyo batekereza, ntabwo navuga ko ari ibintu byoroshye, ni ibintu bikomeye. Icyo navuga nuko ababirenze nibo benshi kuruta abo bagifite ibyo bintu. Donc urumva hari abana babiri bari ku musozi baturanye, bafite ababyeyi, umubyeyi wakoze ibintu biteye ubwoba, wakoze jenoside, wishe abantu, wateye abana sida, wateye ibi nibi, uwo nguwo arahari. Umwana warahari. Noneho umwana watadeyo wundi, umwana noneho warokotse ariko iwabo barabishe, niwe ushinzwe barumunabe, yarwaye sida, baramwanduje, nawe ari ku musozi umwe n'uwo mwana wundi. Bose bombi bitwa Jeanne. Ndeke kubigira ibyo bintu symbolique byuko n'abanyarwandakazi bombi bitwa Jeanne, n'abana b'abanyarwanda batuye ku musozi umwe. Umwe yikoreye umutwaro ungana utya, umutwaro uteye ubwoba, undi yikoreye umutwaro ungana utya uteye ubwoba. Iyo abantu rero batangiye kuvuga ngo biriya bintu byanda umunyarwanda, ngo ni politike, abashaka kugira politike bagire politike. Ariko abantu babana nabyo ku musozi, abo bana Jeanne wa Tadeyo na Jeanne wa Kanaka bose babana hariya ku ya musozi. baremerewe ibintu biteye ubwoba. Ikintu ntakunda njyewe nuko iyo abantu batangiye kubyoroshya bakavuga ngo baremerewe kimwe. Excuse moi, ntago baremerewe kimwe mama. Ibyo rero ni n'ibintu biri naturel, harimo abihoreye rwose byarabaye. Ibyo ngibyo twebwe mu Rwanda turanabyemera, kuko ntabwo wahana abantu ngo nurangiza hane uvuge ko abahaniye ubusa ntacyo bakoze. Ariko ngira ngo icyo twashimira ko FPR nuko yashoboye gucontaining uwo mujinya. Uraje usanze so yapfuye, nyoko yapfuye, bakuru bawe bapfuye, barumuna bawe bapfuye, kandi ufite imbunda mu ntoki, bakakubwira atababishe ni bari. Ni bangahe bashobora guhagarara nta yindi iyo mbunda ngo bara. Ikintu twashimiraho FPR yashoboye kugeraho nuko yabujije izo vengeance ntizire pande ku gihugu cyose. Ariko urumva uwo muntu ni wari wabakozeho vengeance, ubwo aravuga ati nanjye bankoreje jenoside. Ariko tuze kubitandukanye. Iyo ni kategori ya kabiri. Kategori ya gatatu, iyo urimo kurwana intambara irimo amasasu, irimo n'amabombe, iyo urashe bombe ntabwo igenda ivuga ngo yewe ngo ngiye gufata umuhutu, ngiye gufata umututsi, ifata uyisanze mu nzira. Nyuma yaho kandi mu kindi kiganiro twagarutse ku ruhare rwa Exfar muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ingaruka zarwo.
aha twari kumwe na Honorable Antoine Mugesera, Madame Yolande Mukagasana ndetse na Retired General Marcel Gatsinzi. Icyo gihugu nyine imirimo yo muri Ibutare muri iryo shuri rya gisirikare nabaga nyivuyemo nkajya muri ibyo ngibyo. Ndahabaye igihe kirekire kugeza amasezerano ya Arusha y'amahoro ya Arusha asinywa. Yego. Ubwo icyo gihe rero mwari mufite irihe peti mu gisirikare cyo muri FARC? Icyo gihe nayo ifite ipeti rya colonel. Nyuma rero nza kugaruka mu ishuri rya gisirikare iryo ngiryo ry'Ibutare mu kwezi kwa 8 muri 1993 nibwo nasubiyeyo. Noneho muri 1994 rero urumva niho narindi, ariko yaho indege ya Habyarimana imaze kugwa. Icyo gihe harimo n'umukuru w'ingabo wari chef d'état major, nawe yari ari muri iyo ndege yitaba Imana. Nza kugirwa umukuru w'ingabo chef d'état major, ariko w'agateganyo mu minsi yakurikiyeho guhera ku itariki ya 7 kugera ku ya 15 nibwo guverinoma y'abatabazi yankuyeho. Yego. Icyo gihe banyohereza noneho kujya gukurikirana imishyikirano na RPF Arusha. Njyayo nko ku itariki ya 20 z'ukwa 4 muri 1994, ngaruka mu kwa 5 hagati mu matariki ya 13-15. Yego. Ngarutse nsanga nyine baransimbuye aho ngaho muri ESO by'abasuze officier. Nguma i Kigali igihe cyo kugera mu kwezi kwa 6 mu matariki ya 10 na 7 icyo gihe hagati aho ngaho nari nanone mu mishyikirano hagati y'ingabo za FARC hamwe n'iza RPF, ari UNAMIR bamutwa amasirikare ba Loni waduhuzaga kugira ngo turebe ukuntu imirwano yahagarara. Yego. Icyo gihe aho byangiye urumva harimo abatari babishyigikiye b'intagondwa n'iki. Nsubira i Butare. Nsubira i Butare mu kwezi kwa 6 hagati, ariko igihe nkuko nakubwiye nsanga baransimbuye bashyizeho undi mu colonel witwaga Munyengango. Ngewe mba hagati aho ngaho mu gihahiro, ariko ntibimbuze kugira ibyo nashobora gukurikirana, cyane cyane ko n'umuryango wanjye ariho wari uri tujya mungira ku Gikongoro. Hava ku Gikongoro mu kwezi kwa 7 makuye n'abangabo z'Abafaransa bavuga ko hari ikibazo cy'umutekano wanjye hamwe n'abandi basirikare barimo ba General Rusatira hamwe n'abandi barimo baba Habyarimana, colonel uri major icyo gihe, major Habyarimana hamwe n'umajor witwa Ndamage hamwe n'abandi, aho twaje gufata umugambi wo kwitandukanya n'abakoraga genocide n'abapoliticiye bose, ndetse dusaba n'abasirikare y'Urwanda ibyo byo kwijandika mu byo bwicanyi babivamo. Icyo gihe twageze Bukavu, noneho tuba ku kibuga cy'indege, twari nk'abafisiye bagera kuri 7 bari barasinye iryo tangazo ryitandukanya n'abakoraga genocide n'abasirikare badashyigikiye ibyo gushyira imishyikirano ya Arusha mu bikorwa. Ubwo ni birebire. Twageze naho tujya ku gihugu cy'u Rwanda uko kigaragara mu mboni ya Afurika mu rugendo rw'iterambere nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Aha twari kumwe na Honorable Charles Murigande ndetse na Honorable François Kanimba. Hari igihe Commonwealth yigeze kuba ihagaritse Nigeria, ariko ntibyabujije ibindi bihugu bya Afurika kwitabira Commonwealth. Hari igihe yigeze kuba yahagaritse
Zimbabwe ntibyabibujije kwitabira Commonwealth. Rero bitavuze ngo kuba byo byaritabiriye inama ya Biarritz ubwo ni ukuvuga ngo byanze kudufata. Nari nongeyeho ko hari n'ibihugu byadufashe mu mugongo ari nka Uganda na Eritrea na Ethiopia ndetse na Tanzania, mu by'ukuri n'u Burundi, kuko byadufashije kujya kuganiriza impunzi zacu, kuzikangurira gutaha n'iki bintu nk'ibyo. Yenda icyo wavuga, nta bihugu bya Afurika byatwoherereje amafaranga ngo kuko tuvuye muri jenoside, kuko nabyo kenshi ntabwo biba bifite byinshi byo gutanga. Amahanga nk'uko mubizi hari abari ku butegetsi bakwiriye imishwaro, bajya hirya no hino bagenda bavuga igihugu uko kitari, bavuga ibintu uko bitari. Hari benshi babumvise ku buryo byari biruhije kugira ngo ushobore kuba wavuga igihugu iki n'iki kirasobanukiwe neza ku biri kubera muri kariya karere, kugira ngo gishobore kuba cyafata pozisiyo isobanutse ku buryo ibibazo by'u Rwanda bigomba kubonerwa ibisubizo. Muri uyu mwaka wa 2021 muri Gashyantare twagarutse ku mbonerahamwe n'imiterere y'abiyita ko bari muri opozisiyo irwanya leta y'u Rwanda. Aha twafatanyije na Madame Assumpta Munyana ndetse na Honorable Vode Uwizeyimana gusesengura iyi ngingo. Nuko byari bimeze icyo gihe. Karegeya nubwo atakiriho yayoboye intelligence, external security. Aba bantu bose iyo bafite ibyo barega RPF, uruhare rwabo rwo rubururi. Ni gute waba warabaye muri za position ziri strategique ariko ugafata ibintu ukavuga ngo byose biri ku gahanga ka President Kagame na RPF, ngo wowe ntacyo biziho rwose uri umwere, uri umumarayika, noneho abantu bakaba bagomba kukugirira icyizere. Donc jewe naho ngaho mbona ikibazo. Abantu bari ahangaha, ntago abantu miliyoni y'abantu irenga ahangaha, ntago bakubiswe n'inkuba cyangwa ntago bagwiriwe n'umugunguzi. Hari abantu bari bafite ubutegetsi ahangaha bayoboraga igihugu, nibo bakoze ayo marorerwa. Abo bantu benshi muri bo nibo bakubwira ngo barashaka kuyobora igihugu, bakuyeho amazina bakuraho za MRND, umuntu agakuraho MRND ikintu cyahoze ari MRND akacyita FDL, umuntu akagenda agafata icyari CDR akacyita irindi zina. Ntabwo ibyo ngibyo bihindura ideology y'uwo muntu. Donc jewe aho mfite ikibazo naho mvuga ngo abo bantu bavuga ko bashaka ubutegetsi igihe bari babufite babukoresheje iki. Ngenda hera kuri fact. Ikigaragara nuko muri 1994 habaye jenoside yemejwe ku rwego mpuzamahanga kandi ikozwe n'abantu bari ku butegetsi. Icyo ndimo kuvuga ni aba bana n'uru rubyiruko rufite amateka ari clean, badakwiye gukomeza gutsindagirwamo iyo ngengabitekerezo ya Parimehutu na MRND yo kuvuga ko abahutu ari bo benshi bagomba kuyobora igihugu bonyine, abatutsi bakajya batoragura twatakaye hasi. So ntabwo ntekereza yuko abantu bakwiye kuba bavuga ngo turashaka ubutegetsi, ahubwo dukwiye guhorodinga accountable abari babufite, bakatubwira ngo nimutubwire ngo iyi gestion catastrophique y'igihugu igihe mwayoboraga igihugu yo muyisobanura muto. Ni nayo mpamvu rero abantu bafata ibintu byose bagakuyirana. Abatutsi bari ku butegetsi none abahutu rwose ntimugiyeyo batabica, ntimukemere gukorana n'abari abantu n'abagombe. So wowe niba ufite ikintu wapfuye n'abari abantu, ubwo ngubwo ni wowe, ni ikibazo cyawe kiri personal. Ariko niyo mpamvu uvuga ngo aba bantu bakiri bato bakwiye kwitandukanya n'iyo ngengabitekerezo n'iyo mitekerereze, kuko iyo umbwira ngo umuntu arashaka ubutegetsi nagaragaza impamvu abushaka, donc nagaragaza impamvu ituma arwana aharanira kugira ubutegetsi, nagaragaze par accident de l'histoire aramutse bufashe icyo yamarira abaturage ubutegetsi buhari butarimo gushobora kubagezaho. Ibi ngibi byari mote, ngira ngo Simeo wahoze umbaza ibya interview Faustin Twagiramungu wahaye BBC muri 2012. Uribuka niba wamukurikiye neza, nuko iyo audio iyo uza kuyigira hafi wari kwishyira harimo kuvuga ko politike atari remote idakora, atari remote control. Ngira ngo
Honorable reka tubanze wenda twumveho agace gatoya kugira ngo abadukurikiye noneho banumve icyo gihe Twagiramungu Faustin wari umuyobozi w'iryo shyaka RDI mwari munahuriyemo ubwo yabivugaga abitangariza ikinyamakuru cya BBC. Hanyuma noneho dukomeze mu kanya. Ntabwo abo bantu ari bo secretary executive, nta nubwo ari bo ba president b'ishyaka, nta nubwo ari bo bandi bajyanama tutavuga cyangwa se bandi bari mu nzigo tutashatse kuvuga amazina yabo. Ntabwo dushaka ko mu ishyaka habamo indiscipline, utanga imihoho, ukora propaganda, ushaka no kwerekana nk'aho ishyaka ryasenyutse. Ibyo ntabwo ari byo. Ishyaka RDR riracyakomeye, ntabwo rigizwe na Ndengera ngo rigizwe na Evode. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu abantu babonanye n'abashakaga kubacyura kandi bakajya no kumena amabanga y'ishyaka. Narababujije nk'umukuru w'ishyaka mbabuza kujyayo, ndanabandikira kubera izo mpamvu. Rero kuva kuri iyo tariki ntabwo abo bantu mu by'ukuri twigize kubafata nk'abantu barwanashyaka, kugeza igihe twagomba gukora inama kugira ngo tuzabirukane. Bo baratanguranwe. Rero ntabwo ishyaka RDI rikeneye abagambanyi mu nzego zaryo. Jewe mfite experience mu mashyaka, ntabwo nakomeza kuzana iyo mikino y'abantu ngo bita intellectuel. Ishyaka RDI rizakomeza rikore Ndengera Alain n'uwitwa Evode Uwizeyimana batarimo. Nta gitugu mfite byo kuvuga ngo Twagiramungu ntavugana ngo n'abandi, ngo simvugana na Nsengiyaremye. Nsengiyaremye sinzi nakiri muri politike, tumaze imyaka 18 namumva muri politike. Ngo simvugana na Rudasingwa turavugana. Niba ndashoboye kumvikana n'abandi bo mu mashyaka kubera viziyo yabo, si ukuvuga ko ntabagiramo n'inshuti. Icya kabiri, nkaba numva ngo yavuze ko azajya mu Rwanda, ariko biratangaje cyane. Hashize amezi angahe mbabwira ibyo kujya mu Rwanda. Ibyo bintu si ibyo nahimbye, twavugiye mu ishyaka n'abo bantu bari babirimo. Aya mashyaka ari mu mahanga ni 18, kuva yashyirwaho abafite ibitekerezo byo kujya mu Rwanda ni bake cyane. Politike nababwiye ko idakorwa na telecommande, ibyo bita remote control. Iyo politike ntabwo izashoboka. Bazareke tugende, niba tuzaraswa turaswe, niba tuzafungwa dufungwe. Nta zindi strategy tugomba kwizana n'abo bantu, izo twize zirahagije. Honorable Evode, aha iyi remote control yavugaga Twagiramungu niki yashakaga kuvuga? Remote control gusa ni remote control ni telecommande. Ni ukuvuga ngo niba rero we afite telecommande yicari mu Buruseli, iyo telecommande ikamufasha gukora politike no gufata ubutegetsi mu Rwanda, ubwo ngubwo nakomerezaho. Ariko nta na rimwe internet na YouTube zizafata igihugu, nta na rimwe kuvuga ngo wafashe Nyungwe kandi uri muri Komore, nta na kintu na kimwe byahindura. Abanyarwanda bamaze guca ubwenge, intambara barazirambiwe, bazi aho leta iriho yabavanye naho bageze. Umunyarwanda ashobora gusubiza amaso inyuma akareba akavuga ngo 94 from nothing to something. Muri uyu mwaka kandi reka nkubwire ko aribwo hasohotse raporo du Clerc igaragaza uruhare rw'igihugu cy'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ni raporo kandi yatumye umubano w'ibihugu byombi wari urimo agatotsi usa nk'uwongera kuzahuka, kuko byanatumye perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron agirira uruzinduko mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse na nyuma yaho perezida Kagame nawe aza kugirira uruzinduko mu gihugu cy'Ubufaransa. Niyo mpamvu muri Mata, nk'uko abenshi mubizi aba ari ukwezi twibukiraho jenoside yakorewe Abatutsi, twahisemo icyo gihe kugaruka ku busesenguzi bw'iyi raporo. Icyo gihe aha twari kumwe na nyakubahwa ambasaderi Vincent Karega, Madame Dafrose Gauthier ndetse na Maître Gisagara Richard. Nuko byari bimeze. Raporo irasohotse nyuma y'imyaka 27. Mwebwe ku bwanyu mu mboni yanyu mwabyakiriye mute? Mu by'ukuri twabyakiriye neza. Twabyakiriye neza, ariko kuri twebwe nta gishya na gito kiri muri iyi raporo tutari tuzi. Nta na kimwe gishya tutari twaravuze kuva imyaka 30. Twamagana abagogwe bapfa, twamagana za masakre Bugesera, twamagana ibintu byinshi n'ubwicanyi bwabereye mu Rwanda, kandi Abafaransa babushyigikiye ko batanze intwaro
ko batoje abasirikare kuko ndetse bari banafitanye n'indi mibanire yose ijyanye na cooperation yaba y'ubusoda cyangwa n'iyindi muri diplomasi. None rero kuvuga ko kuri twe nta gishya kirimo ntabwo ari ukuvuga yuko iyi raporo idatanze intambwe nini, idatanze intambwe ndende nk'uko ambasaderi amaze kubivuga, asubiyemo neza byose, ni nk'umurondoro w'ubuzima twanyuzemo kuva jenoside yaba no kugera uko abafaransa babihakanye nuko bagiye baduca inyuma kandi bakakora amabi yose yasubiyemo. N'urugamba rwa FPR rugitangira ntabavugaga ngo aba ni abanyarwanda bahejejwe ishyanga bashaka gutaha iwabo bagerageje amayira yose, ahubwo havugwaga ko ari abantu b'abanyamahanga baje guhungabanya u Rwanda n'amahoro yarwo, baje gushaka ubuhake, ibintu bidafite ishingiro bitajyanye n'amahame y'ubumwe y'amajyambere yose yarakubiye muri gahunda y'ingingo 9 za FPR. Batwegekaho icyaha cyo guhanura indege ya Habyarimana, kandi ibimenyetso simusiga byerekanye ko FPR icyo gihe ntago yari kubona misile nk'izo, nta nubwo yari kwidegembya ikajya kuzitega i Masaka inyuze mu ngabo z'abafaransa, mu ngabo z'igihugu za Habyarimana, kandi bigaragara neza ko misile nk'izo ari ibintu biremereye utapfa kwikorera ku mutwe. Twanibajije kandi mu kiganiro kuri wacu niba bakoze jenoside yakorewe abatutsi bihishe mu mahanga bazigera batsinda inzira y'urwango. Aha twari kumwe icyo gihe mu kwezi kwa gatandatu na Madame Félicité Ryamukuru, Thomas Habimana, Naftal Ahishakiye ndetse na Jason Shimye badufashije kubisesengura. Ibuka, dore nuko byari bimeze. Kwihisha rero ko abantu bakoze jenoside byo ni ibintu umuntu ashobora no kumva ko bisanzwe. Birasanzwe kuko icyaha cya jenoside ni icyaha cy'indengakamere. Iyo bamaze kuyikora turabizi ku Bayahudi baragiye bajya mu bihugu za Peru, Argentine, kwihisha niyo mekanizme yabo iri normal, yumvikana. Ikitumvikana ni uburyo ibihugu byatereranye u Rwanda, jenoside iba kandi hari ibimenyetso byose ko jenoside yariho itegurwa kandi yari je dirais en français imminent. Byaragaragara, hari ibimenyetso, abanyamakuru barabivuze benshi, ntihagira ikintu gikorwa. Noneho no mu gihe ibereye abantu bafata utwabo baragenda basiga abakoraga jenoside ngo bayikore bayirangize. Ikitumvikana rero nashaka kuvuga ni uburyo nanone ibihugu byatereranye u Rwanda jenoside iba bishobora nanone guterera iyo bikareka abo bantu bakoze jenoside bihisha muri ibi bihugu byabo. Kenshi na kenshi ugasanga hari n'abantu babashyigikiye, nibo babafasha kubona impapuro, nibo babafasha no kubona uburyo baguma nyine baguma bihisha, kuko umuntu ntabwo yaza kukuhishaho ngo ntunamenye uwo ari we nuko bimeze. Iyo wamwemereye nuko uba ufite complicité. Nk'ibisanzwe buri mwaka mu kwezi kwa Nyakanga u Rwanda rwizihiza kwibohora. Uyu mwaka wa 2021 yari ku nshuro ya 27 u Rwanda rubyizihiza. Mu kiganiro kuri wacu icyo gihe twibajije ukwibohora nyako gukwiye ku munyarwanda uko ariko. Icyo gihe twari kumwe na Honorable Charles Murigande, nyakubahwa Ambasaderi Gasamagera Welars, ndetse na Madame Ngabire Immaculée, ndetse na Paul Felix Masengesho. Kwibohora buri umuntu yibohora icyari kimuboshye. Igihe cyashize imyaka 27 ishize igihugu cyacu cyari kiboshywe na byinshi, ubukene, imibereho mibi,
akarengane ka hato na hato, imiyoborere itari inoze yahezaga abanyarwanda bamwe, ikibazo cyari gikomeye cy'ubuhunzi, abantu bari barahejejwe ishyanga badashobora kugira uburenganzira ku gihugu cyabo, harageragejwe inzira zose zishoboka kugira ngo babe babasha kugaruka mu gihugu cyabo, zirananirana. Noneho ndetse no muri rusange kubura ijambo ku muturage, kutagira uruvugiro, kutagira urwinyagamburiro n'icyo gihugu abari bakirimo bakaba bari bafite amahirwe make yashoboka kubera guhezwa kwa bamwe. Kwibohora rero ibyo byose nibyo byateye ukwigobotora ako karengane, iyo mibereho itari ishobotse. Abanyarwanda ari abari imbere mu gihugu n'abari inyuma yacyo bagize imbaraga zo gufatanya, zo gukorera hamwe kugira ngo iyo miyoborere y'igihugu ibashe guhinduka. Ntabwo mbigusubije mu ijambo rimwe, kuko kwibohora si ikintu wasubiza mu ijambo rimwe, ariko kwibohora kuko byari ngombwa, kuko igihugu cyari kigeze aho abenegihugu batakiyumvamo ukwiho, bamwe bari bafite uko bihariye ibyiza byacyo. ndetse n'icyajyaga kidutangira icyari cyaratubujije kuba mu Rwanda rwacu rwose gishatse cyatubisa cyangwa se tuzagihitana. Urumva rero twari twizeye ko byanze bikunze urugamba rushobora gukomera nk'uko byagaragaraga nyine izo ngabo zose zari zahuruye, ariko twari twahagurutse twiyemeje kubohora u Rwanda byanze bikunze. Twaribohoye pe, gusa ntabwo twarangije urugamba, ariko urugamba rwo rurakomeza. None se dukeneye no kwibohora ubukene, dukeneye no kwibohora ubujiji, ariko byibuze twibohoye akarengane, twibohora ihezwa, twibohora ibintu kandi nabyo byari bikomeye. Wa mugani ngira ngo ba honorables barangije kuvuga mbere yanjye bakubwiye ibibazo byari bihari, ariko buriya wa mwana wawe kubaho utagira iwanyu kandi hahari ni ikibazo gikomeye. Kuba mu gihugu cyawe utemereye uburenganzira bwose bw'umwenegihugu ni ikibazo gikomeye cyane. Ibyo rero twarabyibohoye kandi turabishimira Imana, tukabishimira n'inkotanyi, kuko jyewe nibo nemera ko aribo batubohoye. Nari mfite umubyeyi wanjye yajyaga atubwira ngo intambara y'inkotanyi yarwanywe n'Imana. Ndabyemera kandi nanjye, kuko yashoboraga no kudakunda nyine. Twanagarutse kandi ku ruhare rw'urubyiruko ruba mu mahanga mu guhangana n'abapfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo gihe aha twari kumwe na Claire Umutoni ndetse na Gakire Dieudonné. Bakoresha social media gukora business n'ibindi bintu, nk'uko abandi bateka advantage iyo platform bafite, nabo barayikoresha kugira ngo bagere ku bantu benshi. So ndumva ari ibintu bimaze igihe, ariko nanone bikaba ari ibintu bidatangaje, kuko turabizi neza ko stages genocide ya nyuma ari ipfobya. So ntabwo ari ibintu bitangaje ko birimo kuba, ariko nanone ni ibintu birimo gusakuza. Niyo mpamvu ibi biganiro turimo kubigira, kubera ko turi kubibona ko ari ikibazo, ni ikibazo gikeneye kuba addressed. Niyo mpamvu tuba turimo kubiganira, kugira ngo ntibabe iyo information bari gutanga ntibe information ariyo yonyine iri hanze hano, ari abantu babona, kuko bituma n'abandi batazi wenda amateka y'igihugu cyacu
you know, baba confused, noneho akaba ntazi ikintu yemera, ntazi, you know. So yeah, bigeze kure, birasakuza, ariko ndumva n'abantu barimo gushama ingufu kugira ngo batange history nyayo no kubwiza abantu kuri, nabo barahagurutse. Yeah. Yego, hanyuma nanone nakwibaza nkavuga nti kubera iki usanga muri iyi minsi noneho harajemo n'urubyiruko narwo rwinjiye muri ibi bikorwa byo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi? Gakire, ubona ari ukubera iki muri iyi minsi harimo n'urubyiruko? Impamvu ni navuga ngo nicyo gihe tugezemo, kuko urebye jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo mu gihe cy'iminsi 100 haba hishwe barenga miliyoni, ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bakoze ubwo bwicanyi cyangwa se babushyigikiye mu bitekerezo no mu bikorwa. Abo bantu rero ubu barabyaye, bafite abana, abandi bafite abuzukuru, kandi abo babyeyi nibo bahora hafi abana. Twese turabizi mu muco wacu wa Kinyarwanda icyubahiro ufite umubyeyi. Birumvikana tujya ku mashuri tukiga, ariko hari n'uburezi cyangwa amateka ukura mu rugo. Rero hari urubyiruko rumwe rutagize ubutwari bwo kwakira ukuri kw'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, bagafata ibyo ababyeyi bababwiye, cyangwa se mu kimwe ntibakirwe uburemere bw'ayo mateka, kuko ni amateka aremereye, akumva umubyeyi we ararengana buri gihe, ugasanga ni wa muntu wayobotse ibyo bikorwa biriho turi kubona byihakana n'ipfobya bya jenoside yakorewe abatutsi, kugira ngo yikureho ipfunwe n'ikimwaro. Muri uyu mwaka wa 2021 kandi haje gukomeza kugaragara abantu bakomeje gusaba ko Rusesabagina Paul yarekurwa. Ari nayo mpamvu uyu mugabo ushinjwa ibyaha by'iterabwoba, ndetse muri uyu mwaka wa 2021 ari naho yakatiwe igifungo cy'imyaka 25. Twamugarutseho mu kiganiro kuri wacu, twibaza niba bamushyigikiye baba bateze kuzagera ku ntego yabo. Nari kumwe na Honorable Evode Uwizeyimana, Bwana Ngendahimana Ladislas, Madame Yolande Mukagasana, Bwana Moses Rudasunikwa, ndetse na Bwana Jean de Dieu Niyomugabo. Uvuga ngo afite ubwenegihugu runaka cyangwa ni umunyamerika cyangwa si we, nubwo twaza n'umuntu, haza umuntu udafite icyo ahuriyeho n'u Rwanda mu buryo bwa citizenship, cyangwa se nashaka aba ari muri Hongiriya cyangwa agaba ibitero ku Rwanda. U Rwanda rufite uko rwamufata, rufite n'uko rwa reacting. Ku buryo rero Rusesabagina kuba yaba umubirigi cyangwa kuba umunyamerika cyangwa kuba imfubyi imbirigi nk'uko abivuga, ibyo nta budahangarwa bimuha. Icyo nicyo abantu bakwiye kuba bumva, nta budahangarwa na bukeya bimuha. Hanyuma icyo abantu bareba n'ibyaha yakoreye ku butaka bw'u Rwanda bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kandi byaguyemo abaturage b'u Rwanda. U Rwanda rero nk'igihugu, leta, mpereye kuri leta ifite inshingano, ikintu cya mbere mpereye ku nshingano na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, itegeko nshinga rimuha n'inzego z'umutekano, ni ugucunga ubusugire kurinda ubusugire bw'igihugu no kurinda umutekano w'abaturage no kurinda ibintu byabo. Hanyuma rero Rusesabagina umunsi adekarara intambara ku Rwanda, we yigize cible militaire. Ibyo mu ntambara, ureba ziriya convention za Geneve na protocole additionnel zazo, iyo basobanura ibyo bita cible militaire cyangwa se target za gisirikare mu gihe cy'intambara, no kuvuga ngo ni umuntu wemeye ko afite umutwe yashinze, awuha intwaro, utera u Rwanda, wica abaturage. Nyuma y'ibikorwa byabaye muri za Nyabimata mu majyepfo y'igihugu, yagiye kuri za mikoro, ku mateleviziyo, hano kuri za YouTube birahari, yasuminga publicly ibyo bikorwa bigize ibyaha by'iterabwoba mu buryo bw'amategeko. Hanyuma no kuba uyu munsi ari mu rubanza, ngira ngo habaye
no kugira impuhwe. Bye ni nako nabivuga. Ahandi byihebe barabyahuranya isirurusha nta muntu bijyana mu rukiko. Kuko iyo umuntu yigize target yigize cible militaire ntabwo uwo muntu aba arimo kuvuga ngo ndashaka ubutabera, ntabwo uwo muntu umwanya wari mu rukiko. Ikibazo rero cya Rusesabagina ngiye uko nakibonaga kuva ku itangiriro cyari ikibazo kijyanye na national security, cyari ikibazo kijyanye no guhungabanya umutekano w'igihugu. Muri uyu mwaka kandi hanavutse ikiswe Igicumbi gihuriyemo abahakanyi n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Mu kiganiro kuri wacu icyo gihe hari mu kwezi kwa Kanama, twabigarutseho dusesengura icyaba cyihishe inyuma y'ishingwa ry'iki gicumbi. Twari kumwe na Madame Ingabire Makile, Naphtal Ahishakiye, Chantal Mudahogora, Ambassadeur Nduhungirehe Olivier, Jason Shimye, Félicité Ryamukuru ndetse na Antoine Louis Muhire. Ngira ngo nyakubahwa Ambassador, ivuka ry'iri shyirahamwe namwe mwararyumvise. Ishingwa ry'iri shyirahamwe ry'aba bantu bavuga ko baje kurengera no kuvuganira inyungu z'abacitse ku icumu muri jenoside yakorewe abatutsi, mwaryakiriye mute? Murakoze. Nibyo koko ishingwa ry'iri shyirahamwe Igicumbi nararyumvise nk'abandi bose, ariko nge ntabwo byantangaje cyane kubera ko abarishinze n'ubundi bari basanzwe bazwi, kuko ni abantu bari basanzwe barwanya leta y'u Rwanda, bahakana, bapfobya cyangwa bahishingira jenoside yakorewe abatutsi. Bari ku mbuga nkoranyambaga, bajya bakoresha ibiganiro ndetse banandika n'amabaruwa, byose biganisha mu guhakana, gupfobya no guhishingira jenoside yakorewe abatutsi. Ubu ngubu hari igihe umuntu yakwibaza nti ese abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi bashobora kuyihakana bate? Ko nabyo tujya tubyumva, kandi uko ibintu bigaragara nuko hari bamwe usanga niba ari nabonye hari ababita indashima n'icyo, ariko usanga ari abantu bari mu bikorwa byo guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Guhakana rero ni hashingiwe ku itegeko ryo mu Rwanda, itegeko murarizi ryerekeranye n'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi byaha bifitanye isano nayo, bivuga ko no kuvuga ko mu Rwanda habaye jenoside ebyiri cyangwa kuvuga ko jenoside yakorewe abatutsi itateguwe, nabyo biri muri definisiyo y'icyaha cyo guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Twanagarutse ku rwandiko uwitwa Bernard Ntaganda ndetse na Ingabire Victoire banditse bavuga ko ari urw'inzira, hanyuma twibaza niba koko baba barusobanukiwe. Icyo gihe twari kumwe na Bwana Tom Ndahiro, Madame Félicité Ryamukuru, Honorable Marie Rose Mureshyankwano ndetse na Madame Marie Nyasienne Mukarusanga badufashije gusesengura iyo ngingo icyo gihe. Kugira ngo rero wumve ahanini bakunze gukora bombi bahuriyeho biyita abanyapolitike ariko bagakora mu mashyaka atemewe, ndetse yemwe nanavuga ko ishyaka iryo ryose rizayoborwa n'Ingabire ntabwo rizemerwa muri uru Rwanda. Yicara nabizi ntazanabitekereza kuvuga ngo ishyaka rye rizemerwa. Ninemerwa nama ishyaka riyoborwa n'umuntu nkawe ryemewe mu Rwanda, ishyano ryaba ribuye. Ni ibyo ngibyo navuga kuri abo bantu babiri gusa. Nanjye nakurikiye rwa rwandiko rwabo ko babivuga, ariko uko nabwumvise ibyo bavugamo byose ni ibinyoma. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ubwisanzure burahari, ubwisanzure burahari, demokarasi irahari, ubwisanzure burahari. N'ikimenyimenyi ubwo nawe yakabaye ari umuhamya w'ubwisanzure buhari, kuko ibyo avuga abivugira kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Ari ibi yavuga n'ibindi avuga mu yindi minsi ari ku butaka bw'u Rwanda. Kiriya ni icya mbere kigaragaza ko ubwisanzure mu gihugu cyacu buhari, ko umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga ibitekerezo bye uko abyumva. Ikindi ubwisanzure kigaragaza ko ubwisanzure buhari mu Rwanda, igihugu cyacu cyemera amashyaka menshi. Amashyaka menshi, hari itegeko rishyiraho imitwe ya politike, umuntu ushaka umutwe wa politike unyuze muri izo nzira akurikiza amategeko ahari, akuzuza ibisabwa. Amashyaka menshi arahari birazwi. Ikindi u Rwanda rufite ibitangazamakuru bitandukanye.
biha abanyarwanda bose urubuga bakavuga ibitekerezo byabo uko babyifuza. Hari amaradiyo, hari amateleviziyo, hari imbuga nkoranyambaga, mbese u Rwanda ruha umuntu wese ubwisanzure busesuye mu gihugu cyacu, yaba abakora muri leta, yaba adakora muri leta, bikorera, yaba imiryango mpuzamahanga itari iya leta. Njye navuga ko rwose mu Rwanda hari ubwisanzure n'uburenganzira busesuye, n'ikimenyimenyi ubivuga nuko nawe ibyo avuga ntawe bimuryoza. Icyo yigeze kubazwa ni kimwe, ni icyaha yari yakoze, agikurikiranwaho, kiranamuhama, kubera bwa ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu bamuha imbabazi, ariko ibyo avuga buri munsi n'ibyo yandika n'ibyo byose abivugira ku butaka bw'u Rwanda. Nibwira ko ahubwo cyakabaye ikimenyetso cy'uko mu Rwanda hari ubwisanzure busesuye bwo kuba umuntu yatangiye igitekerezo cye uko acyumva. Twanagarutse kandi muri iki kiganiro ku banyamurenge bamwe bakomeje gushinja leta y'u Rwanda kuba igira uruhare mu ihohoterwa bakorerwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twari kumwe n'abasesenguzi barimo Pasteur Desire Ntwayingabo, Bwana Michel Kanyambo ndetse na Bwana Joseph Ngoga, badufashije gusesengura iyi ngingo batubwira niba byaba ari ukuri cyangwa se ari ibinyoma. Ntabwo twafata umunyamurenge nk'umuntu umwe. Umunyamurenge n'ubwoko. Umunyamurenge iyi murenge ni entité administrative nini ituwemo abantu benshi. Rero ubigizemo uruhare agakorana n'abanyamurenge. Hari n'abandi banyarwanda benshi baba ari ab'imbere mu gihugu, baraba ari abo hanze, nabo batuka leta y'u Rwanda bafatikanyije nabo. Rero ntabwo byakwitirirwa abanyamurenge bose mu by'ukuri. Hariho byaba bimeze gute? Hari ubwo leta y'u Rwanda yigeze igira uruhare cyangwa se mu ihohoterwa rikorerwa abanyamurenge cyangwa se ibibazo bibera muri Kongo? Navuga yuko icyo kibazo kijya inyuma mu mateka. Tuzi neza yuko habayeho yuko leta y'u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda zijya muri Kongo. Turabizi neza mu ntambara ya 1996, mu ntambara yo gukuraho Mobutu, leta y'u Rwanda yagizemo uruhare, n'izindi ntambara zagiye zikurikiraho muri Kongo, leta y'u Rwanda yagiye iba involved. Ngira ngo naho niho bihera, kubera izo ntambara zagiye ziba muri Kongo zagizwemo uruhare na leta y'u Rwanda. Abaturage rero b'abanyamurenge cyangwa se abakongomani bahita babona ko ikindi kibazo cyose kibaye muri Kongo wenda leta y'u Rwanda yaba ibifitemo uruhare. Ariko kuvuga ngo hariho directement intérêt y'u Rwanda kugira nabi abanyamurenge, nge siko mbibona. Iyo intérêt kugira nabi urwango leta y'u Rwanda ifite abanyamurenge ntabwo mbona, kuko abanyamurenge baba mu Rwanda kandi babayeho neza, nta utotezwa. Abanyamurenge mu Rwanda ntabwo bakorerwa ivangura cyangwa se itotezwa cyangwa se akandi karengane kariko kose. Ngiye mbona yuko ibikorerwa muri Kongo na speculation n'abantu gukeka kubera ibyabaye n'amateka, bagahita wenda bavuga yuko ibindi biba bishobora kuba biterwa. Ariko ntabwo nge nemezanya yuko ibiba hariya byose biterwa n'u Rwanda. Ababivuga bafite wenda n'impamvu zabo, bafite uburenganzira bwo gutekereza kuriya, ariko my opinion nuko ababivuga wenda babivuga bafite amarangamutima yabo ashingiye ku byabaye, ku bikomere, ariko badashingiye koko yuko bahamya ko u Rwanda rufite urwango abanyamurenge. Twagarutse kandi ku byaranze imyaka ine ikomeye y'urugamba rw'inkotanyi rwaje gushibukamo imbuto z'umugisha. Aha twari kumwe na Honorable Tito Rutaremara, Bwana Patrick Alain Ndengera, Madame Yolande Mukagasana ndetse na Retired Captain Rogers Butare ndetse na Nyakubahwa Ambassadeur Vincent Karega. Ntabwo rwose nyampamvu ituma tuzatsinda, ariko nk'uko yabazaga itariki ya mbere Ukwakira, itariki ya mbere Ukwakira nkatwe twari hariya abasirikare bagiye ku rugamba n'abandi abari abasirikare, hari n'urundi rubyiruko rwagiye rwakomeza rwambuka.
ariko twagomba gusigara inyuma nakubeshya icyo gihe nari mu mirimo myinshi ushaka imodoka zo gushyira mu basirikare ushaka ibyo kurya byo kubohereza ubuza abakadere kugenda kuko bose bumvaga bifuza kujya ku rugamba n'ibyo ariko ibyo ari byo kuko twabigisize kugira ngo bibe nubwo wenda itariki yatoranyijwe n'umukuru w'ingabo ariko ubundi tutahise ko muri iyo periode aribwo bigomba kuba. Mu ngingo kandi twagarutseho harimo n'iyasesenguraga uko byagenze kugira ngo abahutu bagere ku rwego rwo kurimbura miliyoni irenga y'abatutsi. Aha icyo gihe twari kumwe n'abasesenguzi badufashije gusesengura iyi ngingo barimo Honorable Antoine Mugesera, Bwana Ladislas Ngendahimana, Bwana Paul Rukesha ndetse na Honorable Marie Mukantabana. Inkuru imvano yayo mu mateka ya kure virusi ya jenoside yaje mu mitwaro y'abakoloni, yaje mu mitwaro y'abakoloni nibo bazanye virusi y'irondabwoko. Basanze sosiyete yacu hari uko imeze, uko yumva ibintu, uko yumva izana ikintu gishya tutari tuzi. Iravuga ngo ntimuri bamwe, mwavuye hamwe, ntimuteye kimwe, mufite kamere imwe, mwaziye no mu Rwanda rimwe. Icyo kintu abanyarwanda ntibari bakizi, bari bazi ko bose ari abanyarwanda, bari basangiye amoko gakondo, abazigaba, abagesera, abanyiginya, abasindi n'iki twari twisangiye twita bene Kanyarwanda. Ikintu cyo kuvuga ngo ntimuri bamwe, mwavuye hamwe, mwaziye harimwe, mu Kifaransa cyabo bakavuga ngo ntimuri rase zimwe, umwe afite rase y'undi ye, abatwa bafite yayo, abatutsi bafite yabo, abahutu bafite yayo. Icyo kintu ni gisha abanyarwanda bagiye mu mashuri y'abakoloni, abagiye mu mashuri yabo baracyemeye, bamenya ko tutari bamwe, tudafite ubwoko bumwe, tudafite natire imwe. Ubwoko rase ni ubwoko kamerano, umuntu yabwita karemano, kamerano, ubwoko kamera, natire. Rase ni ijambo ryavuye ku cyatsi n'ikivuga natire, rase. Bivuze kuko umuntu yakwibaza ati byagenze bite kugira ngo abahutu bange abatutsi, ariko uburyo tubyumvise bishingiye ku mateka y'imitegekere y'igihugu cyacu, cyane cyane kuva aho abakoloni baziye mu Rwanda. Abakoloni baje bitwaje intwaro y'ivanguramoko, icyo bitaga amoko, nabyita amacakubiri. Nibo bazanye amacakubiri hagati y'abahutu n'abatutsi, bifashishije amateka yarangwaga iwabo habagayo amoko, habagayo ayo marase, bakumva ko bagomba kubishyirana hano. Batangira kuzana rero ivangura mu banyarwanda bari basanze. Ubundi mbere y'abakoloni abanyarwanda bari babanye neza, yewe no ku butegetsi bwari busangiwe. Habagaho umwami ureberera abanyarwanda bose, ariko akagira abamufasha. Muri abo bamufashaga rero harimo abahutu, harimo abatutsi. Abo ni abategetsi, ariko abandi banyarwanda basanzwe nabo ntabwo banganaga. Kwangana ntacyo bapfaga, bari babanye neza. Hari abakire n'abakene nk'uko Honorable Mugesera yabivuze, ariko bose batuye, buri muntu atunzwe n'umwuga we. Ikintu cyo kwangana rero cyazanywe n'abo bakoloni, bifashishije ayo macakubiri kugira ngo bagere ku ntego zabo. Intego zabo zari iki? Zari gukandamiza abo basanze. Twanagarutse kandi ku ruhare rw'amahanga mu gutanga ubutabera ku bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi babyihishemo. Aha icyo gihe tukaba twari mu kwezi k'Ukwakira. Twari kumwe na Bwana Faustin Nkusi, Madame Yolande Mukagasana ndetse na Maître Martin Musinguzi. Urangwa niwe wujuje umubare 28. Umunsi uribaza imyaka 27 kugeza uyu munsi amaze kugaruka ni 28. Ariko n'ababuranishijwe mu bindi bihugu bitandukanye, bonda ntari kuvuga amazina ariko barahari nabo, umubare ugera ku bantu 23. Iyo babaze bose abamaze kugira ibyo bakorwaho bijyanye n'ubutabera, bivuze mu gihugu imbere no hanze 51. Za mpapuro nakubwira umva ko ari benshi. Nahoze imbere bakarena rebe nkasanga
ni ibice 4 n'ibice 4 birengaho kwijana. Urumva ko ni abantu bakeya cyane. Byumvikana ko akazi karacyahari ariko icyo dukora nk'ubushyacyaha bukuru ni ugukomeza gushyiramo imbaraga dukora n'ibindi bihugu kugira ngo turebe ko abantu bakorezwa cyangwa se bakanaburanishwa. Dukora n'ibihugu bitandukanye, hari ibifite ubushake ariko haba n'impamvu nyinshi zitandukanye, hari ibidafite ubwo bushake bwo kuba bafata cyangwa se ngo bashyire mu nkiko zabo baburanishe. Ariko ngira ngo wenda muri rusange ifoto nabaha niyo ngiyanye n'imibare ndibuze gukomeza wenda nyuma. Muri rusange ni ibyo ngibyo. Ngira ngo rero icyo tugomba gukora nk'u Rwanda ubushyacyaha bukuru ni ugukomeza gukora n'ibyo bihugu. Kugira ngo abadukurikiye wenda banabyumve, haba wenda se hari umubare runaka uhari w'abashobora kuba kuko abantu bakoze jenoside yakorewe abatutsi bari benshi kandi banahunze igihugu, haba hari umubare mufite wenda mu bashobora kuba bihishe mu mahanga uyu munsi batarafatwa? Kuko tubwiye ko bamaze gufatwa ari 28. Navuze ko abafatwa ari 28 bagaruwe, ariko mvuga n'ababuranishijwe hanze na 7 ahari baburanishijwe hanze na 3 yego na 3 noneho n'8 nabagaruwe mu gihugu mu buryo butandukanye, haba kuza kurangiza ibihano byabo, haza kuza kuburanishwa. Ngira ngo umubare wose hamwe ni 51. Ariko icyo warubajije rero kijyanye n'aba bakiri hanze, hari abakiri hanze tutaramenya aho baherereye, barahari benshi cyane. Umubare nakubwiye w'1,146 nabo twabashije kumenya aho baherereye, tukohereza impapuro muri ibyo bihugu bitandukanye tubasaba ko babahagarika cyangwa se bafunga, ni ukubahagarika, ndumva cyo Kinyarwanda cyiza, noneho bakaba babagarura mu Rwanda kugira ngo baburanishwe cyangwa se nabo ubwabo bakaba banababuranisha. Nyuma yaho kandi twaje no kugaruka ku rugendo rw'abanyarwanda bari impunzi imbere ndetse no mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu, maze tumenya inzitane baciyemo. Aho icyo gihe tukaba twari kumwe n'umuhanzi Maria Yohana, Madame Ruzindana Marie Grace ndetse na retired Lieutenant Joseph Sabena. Muri Kongo rero niho navuga yuko nabyirukiye, nza no kuhiga amashuri yose n'ayisumbuye, ariko nza no kuhashakira, ndubaka ngira n'abana. Ariko icyo gihe cyose iteka batubwiraga kuba iwacu, kugumana iwacu, kugira umuco wacu, ati kandi umunsi umwe tuzataha. Ariko icyatumye nanjye njoyininga nuko muri 88 haje umuntu muri Kongo atubwira yuko dukwiye gutekereza gutaha, dukwiye gutekereza gusubira iwacu kuko ngo amahanga araryana, niko batubwiraga. Icyo gihe rero hatangira conscience, hatangira icyo nakwita mobilisation mu by'ukuri. Uko niko nanjye naje kubyuka ndazanzamuka, cyane cyane ko n'iwacu bari barambwiye ukuntu bishe urupfu rw'agashinyaguro mukuru wanjye Inyamata, ukuntu na data yahaguye, byose mama agakomeza kubimbwira. Ubwo rero nanjye byahise. Tugeze mu kwezi k'Ukuboza twanagarutse kandi ku ruhare rw'abanyarwanda baba muri diaspora igizwe nk'intara ya 6 mu iterambere ry'u Rwanda. Aha twari kumwe na nyakubahwa Ambasaderi Mathilde Mukantabana, nyakubahwa Guverineri John Rwangombwa, Bwana Yohani Kayinamura ndetse na Bwana Moses Gashirabaki. Uburyo umurage azanasigira umwana we uzaba akomeza iyo sura nziza yaranongeyeho n'ibindi yashyiramo. Rero nkaba numva yuko hari uburyo bwinshi. Icyo navuze nuko hari benshi baza kuvuga n'ibintu specific bazana, byaba mu bumenyi, byaba mu inkunga zajya ziza, byaba ibintu byinshi cyane. Ibyo ngibyo ndabirekera abandi, ariko njyewe ntekereza no kureba isura yose y'igihugu, icyo u Rwanda dushaka kandi rurimo rukora byiza mu gihugu cyacu. Ni ukuvuga yuko ibyo natwe tugomba kuba twabikomereza aho turi hose kugira ngo dukomeze uwo murava n'umugambi igihugu kirimo. Murakoze. Murakoze cyane. Nyakubahwa Ambassador, wabaye muri diaspora ya Amerika imyaka myinshi, kuri ubu ngubu uri na ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. By'umwihariko wadusangiza urugendo rwawe
ko wagiye uca muri ibyo byose ukaba muri Amerika urabigerageza ubishyire mu ncamake ariko noneho ukaba uri na ambasaderi by'umwihariko. Murakoze cyane, ntekereza urugendo rwanjye rumeze nk'urugendo rw'abantu benshi, nuko yenda nko kuri mwe abari batoya bo yenda baje mu bisanzwe, bamwe baje kwiga abandi bazi ukundi. Njyewe naje mu nzira naje nkiri mutoya nkamwe kera, ariko naje nsize igihugu kandi nirukanka nihisha, mbanza guhera i Burundi bigeraho nkiri mutoya, ababyeyi basigara i Rwanda, ababizi bamenye yuko banapfiriye muri jenoside ubu byabaye. Ariko icyo navuga ni uko naje kugera muri Amerika ari ukubera iby'amashuri, ariko haguma igihe kinini cyane. Icyo navuga nyine nk'uko twari tuvuze ni uko iteka u Rwanda twarugendanaga, kubera ko twebwe icyo gihe hari byari n'ikintu cyo kubaho. Ntabwo ari nka bya bindi washyiraga ku ruhande ngo ugende uvuge ngo reka nkore akazi ntahe iby'u Rwanda nzaba mbitekereza. Twebwe u Rwanda rwahoranaga natwe aho twabaga turi hose, ku buryo rero even no muri ya myaka mikeya naho tuvuga ubu diaspora zatangiye ubu ngubu turimo twubaka, ariko guhera n'icyo gihe mu myaka 80 mwe mutaranavuka, twebwe twanatangiye diaspora yo muri Amerika ari ukugira ngo tugume hamwe turebe uko twagenda dushakisha abandi banyamerika bahaba, nkaho twari turi nta bandi banyarwanda babaga bahari. Ndavuga gushakisha abandi banyarwanda, ku buryo twagiraga diaspora imwe yari ishinzwe, yabaga muri Maryland hano, kandi twe dutuye California nk'uko byumva, ariko tukemera tukabonana rimwe mu mwaka. Murumva ko ari ikintu cyari muri ubwo buryo bwacu. Tunatangira no gutangira imiryango yacu tukiri bato, ariko twaremeraga tukazana n'abana b'umwaka umwe, ariko tukaza guhura n'abandi. Muri ubu ukuntu umuntu yabaga ashaka icyo kintu cyo kuguma turi kumwe. Icyo gihe wabaga umuntu ari no muri yo gusaba ngo dusubire mu gihugu iwacu, byose nabisubiramo. Ni ibintu twandikaga amabaruwa ari muri records dusaba Habyarimana ko twavuga tuti natwe nk'abanyarwanda turashaka gusubira imuhira, cyane cyane yuko habaga hari n'abo babyeyi bacu n'abarumuna bacu n'ibiki byose byabaga bihari. Ariko icyo mvuga ni uko twebwe ntabwo wabagaho naho twaje umuntu akaza no kugira n'ibyo abasha kubona hano muri iki gihugu, ariko nta na rimwe wagendaga ngo uryame udatekereza u Rwanda. Nicyo gituma twatangiye za association n'ubu zikiriho zimwe. Ntabwo wumvaga ngo ni ikindi uzasigira undi, cyangwa ni bya bindi umuntu azarinda kuza kukubwira ngo reka mbigire. Wumvaga ari nk'indi muryango urimo ukora kugira ubashe mbega no gusa nk'ushyira aho ngaho igifashije bene wanyu. Icya nyuma yenda navuga nuko nakomeje ni mu byo uburezi, bikaza no kuza kumfasha nkagira Imana yo kuza gutangira ikintu kuri Universite y'u Rwanda. Naho narahakoze naho byazaga, ariko akunda uza utaha usubira hano. Ariko nuko nabibabwira, nta na rimwe ibingibi byo kuza kuvugana namwe iteka nyine numvaga muri ubwo buryo ko ni nk'ibintu mbega umuntu aba yarabaye mu buzima bwose. Nuko nyine kuza kuba ambassador byagiye mu yindi sector noneho, ariko ni nko gukora mu buryo butanye, ariko kubyerekeye ibyo kuvuga ngo kumva ko namenyesha igihugu cyanjye neza cyangwa gukorera igihugu cyanjye mu buryo bwanjye, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ubikoze kubera ko ubaye ambassador. Ambassador ntabwo ari akazi. Ibyo ngibyo ntekereza ko atari akaza gusa ngo kaze no kuba warakoze n'ibindi bintu bishobora kuba hari icyo byaba byaramo, niyo bitamara igihugu cyose, ariko byibura communities murimo kikaba kigira. Yego, urakoze cyane nyakubahwa ambassador. Hanyuma noneho reka tujye kuri honorable Gouverneur John Rwangombwa. Uyu munsi turi kugaruka ku ruhare rw'abanyarwanda mu iterambere, navuga abanyarwanda baba mu ntara gatandatu cyangwa se muri diaspora, mu iterambere ry'igihugu cyabo. Reka dusobanurire abadukurikiye, guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda mubara amafaranga niko nabyita, cyangwa se muba mucunga umutungo w'igihugu, yaba uje winjira uturutse hanze ndetse no mu gihugu mo imbere. Reka dusobanurire abadukurikiye ubundi umusaruro mbumbe uturuka muri diaspora twavuga ko uhagaze gute kugeza amagingo aya ngaya, nyakubahwa guverineri? Urakoze cyane Simeo, nongere mbashimire kuba mwadutumiye muri iki kiganiro, kandi mwazashimiye na nyakubahwa ambassador kuri introduction yatanze. Ngira ngo mbere yo kujya
musaruro mbumbe cyangwa se ku mafaranga atangwa na diaspora waravuze uruhare abanyarwanda baba mu mahanga bagira mu iterambere ry'igihugu cyabo ni uruhe? Nizere ko munyumva neza. Yego turagukurikiye. Okay, thank you. So ikintu ambasade yavuze gikomeye cyane kuba hari ambasade ihari ishyirwaho na leta facilitated na leta, ariko icyambere duteze ku munyarwanda ahari hose nuko aguma ari ambasada w'u Rwanda mu buryo bwe ahari, kuko iterambere ry'igihugu cyacu rishingiye ku banyarwanda ariko rishingiye no ku banyamahanga baza gushora imari mu gihugu cyacu, kandi abanyamahanga baza gushora imari mu gihugu cy'ahandi ari uko bakizeye bakizi bagifiteho amakuru meza. So kimwe rero gikomeye twumva abanyarwanda bari hanze kuko ambasada yavuze bagenda mu Rwanda ku mutima wabo no kurusiga abandi kuruganiriza abandi neza, gushishikariza abandi kuza mu Rwanda. Nk'ubu ngubu ikintu u Rwanda maze iminsi ruteza imbere ni ba mukerarugendo, tourism ntabwo umuntu apfa guhaguruka ngo aze, hari abashinzwe kubikora bikinyamwuga, ariko n'umunyarwanda uwo ari we wese aho ari hose rwose wagombye kuba gukora ikintu cya marketing y'igihugu cyawe. Icyo rero ni ikintu cy'ingenzi gifasha mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu, ko turushaho kubona abatugana baturutse mu mihanda y'isi yose baza gushora imari mu gihugu cyacu cyangwa se baje muri tourism, n'ubundi birafasha. Ariko by'umwihariko ku kibazo warumbaje cy'amafaranga noneho atangwa n'abanyarwanda baba hanze twita remittances, icyo dushima nuko ari amafaranga yakomeje kugenda yiyongera mu mubare. Iyo urebye reka mbahe nk'ikigero cy'imyaka 5 ishize, muri 2015 amafaranga yaturutse mu banyarwanda baba hanze yari miliyoni 153 z'amadolari y'abanyamerika. Buri mwaka rero agenda azamuka. Mu mwaka wakurikiyeho 2016 yagiye ku 167, uwakurikiyeho 2017 arazamuka cyane agera kuri miliyoni 208. 2018 nabwo yarazamutse cyane agera kuri miliyoni 252. 2019 bisa naho byagumye flat, miliyoni 252. Umwaka ushize rero igitangaje ko isi nubwo isi yari ihungabanye kubera covid n'iki, ariko amafaranga aturuka muri diaspora yariyongereye. Bigaragaza yuko abantu bagerageje gufasha bene wabo bari hano, uko biri isi yose yarahungabanye, ariko abo hanze bafite uko babayeho wenda kurusha uko bavuganaga na bene wabo bari hano, ko twari mu bibazo bikomeye cyane bya lockdown n'iki. So umuntu yohereza mwene wabo amafaranga make ariko yashyize hamwe aba menshi. So mu mwaka ushize rero yarongera azamuka agera kuri miliyoni 274. So ni amafaranga aturuka muri diaspora aje gufasha abantu nyirizina. Wenda nakubwira ngo iyo tukurikije imibare tubona ugereranyije, amenshi hafi 37% y'ayo mafaranga azaje gufasha abantu mu ngo, cyo twita household support. Umuntu yohereje mwene wabo amadolari 200, amadolari 100, amadolari 100. So amenshi aza muri iyo miyoboro yo kuza gufasha abantu, household support. Hakazamwo wenda ndiyongeraho nayaza gufasha uburezi, gufasha abanyeshuri n'iki kwiga, hafi 24% y'ayo mafaranga tubona ajya mu bintu by'uburezi. Noneho hakaba na 16% ajya mu bintu byo kubaka amazu, amacumbi, bikamba ariko mbivuga. So urumva ni amafaranga aza afite ibyo aje gukora bimwe bifite icyo bihita bigira ku bukungu bw'igihugu, nk'uko kubaka ari uburezi, ariko n'amafaranga yoherezwa abantu ku giti cyabo afasha mu buryo bubiri. Nanone navuga icyambere, izi ni n'amadovize aba yinjiye mu gihugu, afasha ku madovize akenerwa mu gihugu, gucuzanya no hanze, kwishyura imyenda yo hanze n'iki. So araza yunganira amadovize aza mu gihugu. Miliyoni 270 ni ikintu twishimira cyane. Ikindi, iyo abantu babonye amafaranga izamura ubushobozi bwabo bwo kugura ibyo bakeneye. Uko bizamura ubushobozi bw'abantu ku giti cyabo, niko bizamura ibikenerwa mu gihugu, niko byongera ibyo inganda zikora, niko byongera ubukungu muri rusange. So n'amafaranga yari afite icyo twita nka cascading effect nini. Ashobora kuba umuntu yabonye ari umwe amadolari 100, ariko yagiye muri ekonomi akajya
kuyaguramo ibyo akeneye ahita ajya muri wa musingi uturuna ubukungu bw'igihugu, akagira uruhare runini cyane kurusha the 274 nyirizi nawe yaje. Ndumva nabaminiye aho ngaho murakoze. Twanagarutse kandi ku ruhare rw'imbuga nkoranyambaga mu guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi udasize no gusebya leta y'u Rwanda. Ese bene aba babikora n'iki kibakwiriye? Nuko twabyibazaga mu kiganiro Ukuri Wacu. Muri iki kiganiro icyo gihe twari kumwe na Dr Murangira Thierry, Egidi Bibio Ingabire ndetse na Bwana Egide Ruhashya. Badufashije gusesengura iyi ngingo. Hanyuma ngira ngo usibye no kuba wenda urwego muhagarariye ubereye umuvugizi biri no mu nshingano zanyu, ariko n'abadukurikiye umunsi ku wundi dukoresha imbuga nkoranyambaga, ariko nk'uko bisobanuye ubwo twavuga ko abazikoresha nabi kugeza amagingo aya, cyane ko no muri diaspora cyangwa se hanze y'u Rwanda mu banyarwanda bamwe, ntabwo ari bose, tujya tubonamo abazikoresha muri ubwo buryo nabi. Ese umunsi wa none twavuga ko abenshi ari abari hanze cyangwa se n'abari imbere mu gihugu? Ubwo ndavuga bamwe basebya leta y'u Rwanda cyangwa se bapfobya bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi. Ndabivuga mu buryo bubiri. Yego. Hariho abari hanze abashuka bo mu Rwanda ndetse bakabashyiraho n'amafaranga, bakababeshya ngo tuzabafasha ibi ngibi, ariko mwebwe muvuga ibi ngibi mupfobye jenoside kandi muyipfobereze mu Rwanda. Abo mu Rwanda bahari rero nabo bakeya babikoraga, babonye ko amategeko uyarenze, amategeko yihagararaho ntabwo yemera ko uyakandagira uko bimeze, arakurikizwa. Ababikora n'ababigerageje ndetse n'abagerageza kubitangira bo nariho bagenda barerekwa umurongo ugize. Abenshi bari hanze kuko bo bihisha inyuma nyine ya technology, bakita amazina runaka, amazina yandi bahisha, ntagaragaze n'aho ari, ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga iyo bisuzumwe usanga bari hanze bihishe muri ayo mazina. Abari mu Rwanda bo barabizi ko amategeko abageraho, iyo babigerageje bagirwa inama, bamwe bakabireka, abandi utabiretse amategeko agakurikizwa. Abo bari hanze rero nabo ukuboko k'ubutabera kugeraho kukabageraho kandi kuzabageraho nabo, kuko nzi neza ko naho bari ibyo bihugu nabyo birwanya jenoside kandi kuyihakana kuyipfobya nabo mu bihugu bimwe barimo amategeko yabo arabihana ibyo byaha nk'ibyo ngibyo. Mu gusoza ikiganiro cyacu cya nyuma cyo mu Kuboza mu mwaka wa 2021 cya Ukuri Wacu, cyagarutse ku rubyiruko rwo muri Jambo ASBL rupfobya jenoside yakorewe abatutsi ndetse rukanarwanya leta y'u Rwanda, maze twibaza mu by'ukuri aba bantu abari bo ndetse n'ikibatera gukora ibi bikorwa. Kubwira nti aba urubyiruko cyane cyane muri Jambo News ruvuga ibintu rushingiye ku makuru ruhabwa n'abakurambere barwo, ntabwo rujya rushingira kuri facts, ukuri kuri ku butaka, ukuri kuri iwacu ntabwo bakuzi. N'ibyabaye no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, abenshi muri bo buriya uretse wenda bake muri bo, abenshi muri bo batanumva wenda na procedure, kwanza tunamenye ngo se abo bantu bundi bazi yuko na jenoside ari icyaha cyangwa bazi jenoside ni iki, tubanze tubisuzume muri urwo rwego. Niyo mpamvu ugira kenshi iyo nkurikiye ibintu byabo bandika kuri za interinete, kubera ko iyo bisesenguye 100%, icya mbere cy'usanga babogamira itegeko, bica amategeko cyane, baba bakoze ibyaha, icyaha gihanwa n'amategeko. Abenshi usanga denying the genocide against Tutsi, abandi ugasanga bafite ingengabitekerezo zayo mu magambo yabo, mu myandikire yabo. Icyo ni icya mbere cyo kuba bishe n'itegeko, kwanza n'itegeko rihanira banabimenye. Noneho iyo bisesenguye rero mu kureba uburyo bicarira tegeko no mu buryo bandika, uburyo bakompoza amartikire yabo, kuri gihe mbona haba harimo ubuswa bwinshi, harimo n'ubujiji bwinshi cyane. Buriya bujiji rero babuca ku babyeyi babo, babuca kuri ba onkere babo, batabaho ukuri, bazi neza ko bavuye mu Rwanda bakoze icyo cyaha. Ngurwo urugendo rw'ibiganiro twabanyemo muri uyu mwaka wa 2021 mu kiganiro Ukuri Wacu.
twakugejejeho muri buri weekend muri uyu mwaka dusoje wa 2021. Radio ya Diaspora turabasezeranya ko kandi no muri uyu mwaka wa 2022 nabwo muzarushaho kunogerwa n'ibiganiro byacu. Mwarakoze kudutega amatwi ndetse no kuduha inama zanyu mukanadusangiza ibitekerezo. Nshimiye abatumirwa bose bemeye ubutumire bwacu, ndetse kandi nshimiye namwe mwakurikiye radio yacu, ariko kandi nkanashimira ikipe ngari ya One Nation Radio twafatanyije kubategurira bino biganiro ndetse bikabasha kubageraho. Ngiye twabanye kuri mikoro ndetse n'amashusho, nitwa Simeon Muhumuza. Mbifurije umwaka mushya muhire wa 2022.